Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, ibiganiro dutanga mu buryo bw'ikoranabuhanga, ibiganiro by'ivugabutumwa, ubutumwa bwiza bubasha gukiza imitima y'ababwumva, bubasha gutanga ihumure ku baribuze, ribasha gutanga amahoro ku batayafite. Ubutumwa bwiza bubasha gutanga amahoro ku batayafite, bukabasha kuruhura abarushye, bukabasha gukomeza abatentebutse, bukabasha guha ibyiringiro ababuze ibyiringiro, ikiruta ibindi bukabasha guhesha umuntu ubugingo buhoraho utabufite, utatekerezaga aho yabukura akahamenya, bukabasha kumara inyota uwari warashatse icyamumara inyota akakibura. Turagusuhuje rero wowe mukunzi w'ibiganiro byacu, wowe mukunzi w'ivugabutumwa dukora. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu nanone gihangayikishije abantu, cy'ikimenyetso cy'inyamaswa. Abantu baba bikanga bavuga bati ese mu by'ukuri umuntu yakora iki kugira ngo atazashyirwaho ikimenyetso? Ugasanga hari byinshi umuntu yirinda akavuga ati iki cyatuma ashyirwaho ikimenyetso n'iki n'iki n'iki. Ubwo rero sinkwiye gukora iki, sinkwiye gukora n'iki, sinkwiye gusenga ku cyumweru, sinkwiriye kugira gutya na gutya kugira ngo urashyirweho ikimenyetso cy'inyamaswa. N'ibindi byinshi abantu batekereza ko haba ariho mu by'ukuri ikimenyetso cy'inyamaswa kizanyurira, ariko ntabwo ari byo, ntaho bihuriye. Niyo mpamvu nyine ijambo ry'Imana ryo rikwiye kubatura abantu bakava mu bubata nk'ubwo bw'ibyo batinya bitari byo. Wowe rero udukurikira birakwiye ko umenya uko kuri kugira ngo kukubature we gutinya ibidahari, ahubwo ugira amahoro nyine ava ku Mana, ava ku kwiringira Imana iyo mu by'ukuri ibasha kurinda abayiringiye, ariyo bwenge, ariyo mbaraga, ariyo byose ku bayiringira. Turasobanura twifashishije amagambo rero ari mu byahishuriwe Yohana mu gice cya 13 uhereye ku murongo wa 11 turageza ku murongo wa 18. Aravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru, ugwa mu isi mu maso y'abantu. Ndasubiramo, nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe,
kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Ndatinda cyane ku imiterere y'inyamaswa, ngo ni inyamaswa ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko imvugo yayo ikaba nk'imvugo y'ikiyoka. Ubundi iyo dusoma ibyanditswe byera tubona ko shitani guhera mu itangiriro shitani ajya gushuka Adamu na Eva yagiye ari mu ishusho y'inzoka. Ayo ni amateka abantu basoma Bibiliya bazi. Iyo usomye rero gutya nanone bakakubwira ko iyo nyamaswa ifite ishusho, ifite imvugo, ntabwo ari ishusho y'inyuma. Noneho imvugo nk'iy'ikiyoka, uhita wumva ko n'ubundi ari shitani. Ni shitani, ariko noneho nk'uko Bibiliya ivuga ngo najya yigira nka marayika w'umucyo, noneho umurebeye inyuma wabona afite ishusho nk'iy'umwana w'intama. Umwana w'intama rero ni Kristo, niyo Bibiliya ivuga ngo ni umwana w'intama w'Imana. Ari Yohana, n'ubundi Yohana yabivuze kenshi avuga ngo dore nguyu ntama w'Imana niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ahandi ngo ni umwana w'intama w'Imana wabambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ukumva rero ko mu by'ukuri nta yindi nyamaswa ivugwa gutya, ivugwa hano ni shitani. Shitani niwe ufite iyo mvugo y'ikiyoka, ariko inyuma akigira nka Kristo. Muri iki gihe yigira nka Kristo kuko nyine tumusobanukiwe, cyangwa abantu bose bamusobanukirwa ko ari shitani ntibamuyoboka. Niyo mpamvu yigira koko nka marayika w'umucyo kandi ari marayika w'umwijima. Ni shitani rero uvugwa aha, akavugwa ko afite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko imvugo ye ikaba ari imvugo y'ikiyoka. Ndetse akaba abasha gukora ibimenyetso bikomeye, akaba yanamanura umuriro ukava mu ijuru ukagwa mu isi mu maso y'abantu. Ibyo bishatse kuvuga ni uko nta muntu ukwiriye gushiturwa cyane n'ibitangaza, ati abahanuzi, abantu bavuga ibintu bikaba, abantu bakora ibintu bikomeye. Mu by'ukuri ntugashiturwe nabyo kuko shitani nyine abasha kubikora. Ibyo abifite mu bushobozi bwe, abasha gukora ibitangaza. Ubwo rero ntibikakurangaze, ntukibaze ngo ubwo hariya bavuga ibintu bikaba, ubwo basengera abarwayi. Hano bavuze ko abasha kumanura umuriro ukava ku ijuru ukitura hasi mu maso y'abantu, abantu bareba. Afite rero ibimenyetso ndetse n'ibitangaza byinshi byo gushuka abantu, ariko ukaba wibeshye utabirebye. Mu by'ukuri wagira ngo ni Kristo, wagira ngo ni Imana ibikora ibyo, ndetse wayobera muri byo, ariko ntaho bihuriye. Kuko ku murongo wa 14 ngo iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Urumva rero nanone shitani ntabwo agaragara hano, nk'umuntu, ntabwo agaragara mu by'ukuri nkawe ntiwamubona nyine nka shitani. Nta shitani ntayihari wareba gutya ngo ubone ko ari shitani, ariko nyine afite nawe abakoreramo, akorera mu bantu, akorera mu batizera.
niyo mpamvu hano bavuze ku murongo 11 ngo izamuka iva mu butaka. Ubutaka nanone nabugarukaho. Umuntu yaremwe mu ishusho, umuntu Imana imurema yamuremye mu gitaka. Mu butaka niho umuntu yaturutse, ni naho azasubira. Iyo rero Bibiliya igaragaza ko mu by'ukuri inyamaswa yazamutse iva mu gitaka, cyangwa izamuka iva mu gitaka, ikorera nyine mu muntu, ikorera mu muntu, nicyo bishatse kuvuga. Hanyuma ikaba nyine shitani afite uburyo yigaruriye abantu, ndetse ashinga ibigo bikomeye, ashinga amadini byo kuyobya abantu nuko. Ariko nyine ayo madini akayaha ubushobozi, akayaha abo bahanuzi. Mu by'ukuri baremye ibintu bikomeye, cyangwa se yaremye ibintu bikomeye, ariko abinyujije mu madini atandukanye ayobya abantu. Ariko abantu baba bakwiye no kwibaza se mu by'ukuri abantu bakwiye no kuba bibaza idini ry'ukuri ni irihe. Ese amadini ko ari menshi nayo ubwayo katumvikana, kandi bakababwira abantu ko babajyana mu ijuru. Ese iryo juru badahuriraho ni ijuru bwoko ki? Mbese ukareba ukabona ko nyine shitani yaremye ikintu gikomeye hano, kimukorera, kimugaragaza, anyuzamo ibintu bikomeye cyane byo kuyobya nyine abari mu isi, ariko abantu ntibabashe kumenya ibyo ari byo. Ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge, kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, n'abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga. Bikumvikana rero ko nanone nk'uko kuva kera ku bazi wenda ibyanditswe bagenda babona ko Yesu nawe yajyaga abwira abigishwa be ati bazabanga babampora, uzabica azaba azi ko ari gukorera Imana. Abataramya igishushanyo ni abavuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nibo bantu urabona ko ba Stefano bicwa na Pawulo kera, yica abo mu itorero ry'Imana, yari azi ko ari gukorera Imana. Ngo uzabica azaba azi ko ari gukorera Imana, ariko ngo bazabiterwa nuko batamenye, ntibamenye na Data wantumye. Ubwo rero mu by'ukuri shitani akoresheje amadini, akoresheje abanyamadini, kuva kera yagiye yica intumwa, yagiye yica abahamya ubutumwa bwiza bwa Kristo, abahamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bukiza. Hanyuma ariko hano nanone bakagaragaza ko abari mu isi bashyizweho ikimenyetso, bo mu buryo bugiye butari bumwe, bakayoboka amadini, bakayoboka ibitekerezo by'abantu aho kuyoboka Imana, bakayoboka imirimo y'abantu aho kuyoboka umurimo Yesu yakoze. Niyo mpamvu hano bagaragaza ko buri wese utari wahishurirwa ubutumwa bwiza aba afite ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga. Mu by'ukuri ugasanga imitekerereze y'umuntu ni imitekerereze nyine yo kurwanya Imana. Imikorere y'umuntu ni imikorere yo kurwanya Imana. Mu kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga, imikorere y'umuntu, umuntu akagaragaza nyine ko imirimo ye ariyo yamuhesha kwemerwa n'Imana. Umuntu akagaragaza ko ibyo akora aribyo byatuma Imana imwemera.
mbese mu ruhanga burya ibyo umuntu atekereza ni nabyo akora. Ni uko kuboko nyine kugaragaza imikorere y'umuntu, umuntu akagaragaza ko imikorere ye ibyo akora aribyo byamutera kwemerwa, ariko mu by'ukuri ntaho bihuriye. Kandi nyine udafite icyo kwemera icyo Yesu yakoze nk'igihagije cyamuhesha kwemerwa n'Imana, ubwo afite gukora ibye, afite ikimenyetso kigaragaza ko ibyo akora ari byo bizatuma yemerwa, ariko ntaho bihuriye mu by'ukuri. Ibyo Yesu yakoze nibyo bituma umuntu yemerwa. Udafite rero ibi wese ibyo bimenyetso, udafite icyo kimenyetso cy'uko ibyo akora gukora kwe, kandi amadini yose burya ahurira ku icyo cyo gukora. Niyo mpamvu cano yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa, ni cano nyine ihishura ko hari ubundi buryo Imana yagennye bwo kwemera abantu bidaciye mu mirimo yabo. Ubwo rero kuba ijuru ridakorerwa nyine ni ihishurirwa rikomeye riva ku Mana, rigahishura ko icyo Yesu yakoze aricyo gihesha abantu ijuru, ko ibyo umuntu akora bitabasha gutuma yemerwa n'Imana. Udafite rero uko guhishurirwa, udafite uko kwemera, nyine aba afite ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo bukomeye, mu buryo butazwi, mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ariko Shitani agakomeza kumushuka ko kizanyura mu rukingo, kizanyura mu gusenga ku cyumweru n'ibindi bipfuye nk'ibyo, ariko siho rwose, ntaho bihuriye. Ahubwo ikimenyetso cy'inyamaswa kiri mu kutizera Yesu, umuntu akiringira imirimo ye. Ibitekerezo nk'ibyo bipfuye biva ku bwenge bupfuye bwa Shitani yahaye umuntu, bwa bwenge bw'icyiza n'ikibi. Nibwo twabonye hano nyine ikimenyetso mu kiganza cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Uzabona nyine ko abavugabutumwa bitwa ko bakomeye ku isi yose ari abo ngabo bigisha ibyo, yaba mu Rwanda yaba n'ahandi. Ni abo ngabo babwira abantu ko imirimo yabo izatuma Imana ibemera. Udafite ibyo ntiyemererwa gutunda cyangwa kugura, ariko ntabwo ari ugutunda kugura ibishyimbo, kugura umuceri, kugura amavuta n'ibindi, ahubwo ni ukuba umuntu afite amagambo abantu bemera, abantu bakemerwa ku bw'ibinyoma byo gukorera ijuru, ku bw'ibinyoma nk'ibyo ngibyo bavuga, abantu bakabayoboka, gusaba imbabazi z'ibyaha, penetensiya n'ibindi, za purigatori zitabaho. Mbese bene ibyo bintu byose ugasanga abantu barabiyobotse, ugasanga isi yose yemera ibintu nk'ibyo bitahura n'ijambo ry'Imana. Ni ibyo ngibyo, ayo magambo yo kwemeza abantu, ayo magambo abantu bemera, ayo magambo yumvikana, ayo magambo, ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ntawe ubwumva. Izo mbabazi z'iteka twahawe, ijuru ry'ubuntu twahawe, ibyo ntibigurwa mu yandi magambo, ntabwo bifite abakiriya. Ntabwo bifite abakiriya. Ibifite abakiriya ni ibinyoma nyine biva ku mwanzi, byigishwa n'amadini hirya no hino. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Umubare w'umuntu rero ni umubare w'ibikorwa by'umuntu, ibikorwa bya muntu, kwigisha ko ibikorwa by'umuntu bihesha ijuru, kwizera ko ibikorwa by'umuntu bihesha ijuru. Ni 666 ni umubare udashyitse. Ubundi akenshi Bibiliya ivuga 7 nk'umubare ushyitse. Iyo hajemo rero 6 inshuro nyinshi cyane, ariko bitagera kuri 7 nyine, bigaragaza umubare w'umuntu, kuko ni umubare udashyitse, ni umubare utuzuye. Ni imirimo y'umuntu ituzuye, ni imirimo y'umuntu ahora akora, ariko ntagire na rimwe aho yumva ko iyo mirimo yamuhesheje kwemerwa imbere y'Imana. Ikimenyetso cy'inyamaswa rero ni icyo ngicyo, nta kindi. Bazabikubwira mu buryo bugiye butandukanye, ariko buri wese aragifite. Utari wahishurirwa ko ijuru twarihawe ku buntu, aracyarikorera, aracyariharanira, aracyarishakisha, ariko akaba adashobora kuribona, kubera ko inzira yo kurishaka mu mbaraga z'umuntu ntabwo ariyo nzira yo kuribona. Ndagushimiye rero
wowe wadukurikiye, wowe wabanye natwe kandi ukunda kubana natwe, ukomeze gusangiza ubutumwa abandi kugira ngo uko bukubatura nabo bubabature. Amahoro y'Imana rero azira ubwoba bw'ikimenyetso cy'inyamaswa, azira ubwoba bw'ibyago byo mu minsi y'imperuka, abane nawe ndetse n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya none iteka ryose. Amen.